Igitekerezo cy'uko wabaho ubuzima bwawe wishimye ni icya buri umwe, ariko igisobanuro si icya rusange. Muri iyi video ngiye kubasangiza uko bitekereza, ndetse ndanababwira ibintu bitanu bimfasha mu buzima kubaho nishimye. Amazina yanjye nitwa Halima Ingabire. Ikintu cya mbere kimfasha kubaho nishimye mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nkora uko nshoboye kose nkanyurwa n'ibyo mfite mu buzima. Rimwe na rimwe abantu bakunda kubivuga ngo tunyurwe na bike dufite mu buzima, baba bavugisha ukuri, kuko kubaho wishimye ni uko ugomba kunyurwa n'ibintu ufite mu buzima. Bigufasha kwita kuri bimwe wagezeho cyangwa se ibyo ufite ukabikoresha neza, bikakurinda kuba wakita ku bintu bitagufitiye akamaro, cyangwa se kwangiza umwanya, cyane cyane wita ku bintu bimwe na bimwe utari wageraho. Urugero rumwe nabaha ni ibintu bimwe bidukikije, bimwe mu mpano Imana yaduhaye dushobora gukoresha kugira ngo ubeho wishimye. Urugero nabaha, tuvuge ku kazi ntago umunsi wawe kugendekeye neza, ntago wumva umeze neza, ushobora kuba wakoresha bimwe mu bintu Imana yaduhaye nka nature, ukaba wasohoka hanze ukagendagenda, ugafata umuyaga uri fresh, bikagufasha kuruhuka mu mutwe, bikagufasha bikanakurinda kuba wakangiza umwanya wawe cyangwa se igihe ufite kukimara ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ibyo twita muri iki gihe social media. Kuko izi mbuga nkoranyambaga, bimwe mu bintu, mu ngaruka mbi zazanye, zateye abantu kubaho batishimye. Ushobora kwibaza uti se imbuga nkoranyambaga ko zidufasha kuba twaganira tutari hafi y'abo dukunda cyangwa se abantu bo mu miryango yacu, ni gute imbuga nkoranyambaga zishobora gutuma ubaho utishimye? Bimwe rero mu bintu bituma abantu babaho batishimye kubera imbuga nkoranyambaga, ni uko iyo wiriwe ku mbuga nkoranyambaga umunsi wose, bituma ureba ubuzima abantu bashaka kureba ko bakwereka, rimwe na rimwe butari ukuri k'ubuzima babayeho, bikagutera kwikompara n'abantu, ugasanga bitumye wirengagiza bimwe ufite mu buzima, mu bintu ufite mu buzima bwawe, ahubwo ugashaka kureba cyane ku byo abandi bagezeho, ukirengagiza ko hari umuntu ushobora kuba yifuza kuba yakabaye afite bimwe mu byo ufite, cyangwa se ari aho wowe ugeze mu buzima. So rero ni byiza rimwe na rimwe kuba twashimishwa cyangwa se twanezezwa n'ibyo dufite mu buzima, kuruta yo kureba cyangwa se guhanga amaso cyane ku byo tudafite, bidutera kubaho tutishimye. Ingingo ya kabiri imfasha mu buzima, ni uko nita cyane ku bintu nshobora gukontorora mu buzima. Ntago nita ku bintu ntashobora gukontorora, kuko mu buzima iyo witaye ku bintu ushobora gukontorora biguha ibyishimo, bikurinda kuba wareba cyane ibintu bitubaho tudafitiye ubushobozi bwo gukontorora. Ndabaha urugero rwiza. Imyaka 3 ishize twagiye mu gihe cya pandemic cya corona. Abantu benshi bagize ikibazo cya depression, bagira agahinda gakabije, abandi bibaviramo kwiyahura. Abantu benshi barapfuye. Na n'ubu kandi nubwo tukiri mu gihe cya corona itari yarangira, ariko abantu benshi ntago bagiye bakoresha amahirwe y'ibintu bimwe na bimwe bashobora kuba bari gukora, cyangwa se n'uyu munsi wakora, kugira ngo wirinde kiriya gihe twari turimo. Kuko mu by'ukuri pandemic ntago ari ikintu wakontorora, ni ikintu
cyatubayeho, cyabaye ku isi yose, cyafekita abantu bose bo ku isi, ntabwo wagikontorora. So iyo uretse ikintu nka kiriya kinini kikafekita ubuzima bwawe ntiwishime, biba byiza ko ureba ku bintu wakora kugira ngo ubeho wishimye mu gihe nk'icyo. Urugero nabaha, nubwo turacyari mu gihe cya korona na n'ubu, ni byiza kuba wakwita ku buzima bwawe, ukibanda gukora isuku mu rugo, ukanywa amazi menshi, ugakora siporo, ndetse ukanarya ibiryo bigufitiye akamaro kugira ngo ubungabunge ubuzima bwawe kandi ubeho ubuzima buzira umuze. Icyo rero ni mu bintu bimwe, ni urugero nabahaga nk'ikintu wakora kugira ngo ubeho wishimye kuruta yuko ureba cyane ku bintu udashobora gukontorora. Urundi rugero rwiza nabaha ni muri iki gihe turimo, turi mu gihe cya recession, ubukungu bw'isi bwagiye hasi cyane, ubukungu bw'isi bwaragabanyutse, byagiye biterwa cyane n'igihe cya korona twaciyemo, ndetse n'intambara yabaye hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ni ibintu rero tudashobora gukontorora, kuko ntabwo ushobora gukontorora uko ubukungu bwagabanyutse ku isi, ariko hari muri bimwe wowe ubwawe ushobora gukora mu buzima bwa buri munsi ubaho kugira ngo ubeho wishimye kuruta yuko ufokasinga cyane yuko ubukungu bwagabanyutse bigatuma ubaho utishimye. Kimwe mu bintu wakora rero, ushobora kuba wakora budget, ukareba ese amafaranga ninjiza n'ayo nsohora angana gute, ukita cyane ukareba kuyo usohora, ese ibintu runaka nshoramo amafaranga bifitiye akamaro ni ibihe, bitagufitiye akamaro ukabireka. Noneho icyo gihe bizagufasha gukora balance y'ubuzima, ubeho wishimye, utarebye cyane ku bintu udashaka gukontorora, aribyo ubukungu, kuko ntushaka gukontorora ko ubukungu bwamanutse. So rero icyo ni ikintu kimfasha mu buzima kugira ngo mbeho nishimye. Ikintu cya gatatu rero nashaka kugira ngo mbasangize, ni icyo kubanza gutekereza mbere y'uko nkora ikintu cyangwa se mvuga. Rimwe na rimwe abantu dukunda guhubuka, ugasanga uvuze ikintu utari ukwiye kuvuga cyangwa se ukoze ikintu utari ukwiye gukora. Ni byiza yuko rero ubanza ugatekereza mbere y'uko uvuga ikintu cyangwa ukora ikintu. Urugero nabaha, wenda tuvuge ugiranye akabazo n'umuntu, ntabwo mwumvikanye ku kintu kimwe, noneho akubwiye ijambo rirakubabaje, rimaze kukubabaza, noneho wowe aho kugira ngo uhubukire nawe guhita umusubiza irindi rimubabaza kurushaho, ni byiza yuko ubanza ugatekereza uti si ijambo ngiye kumubwira riramushimisha cyangwa se riramubabaza. Si byiza ko nawe wamera nkawe ngo umubwire ijambo rimubabaze. Ni byiza ko ubanza ugatekereza ukareba ijambo ugiye kumubwira, noneho iyo wowe umusubije neza, umusubijanyije imvugo nziza, hari igihe we akenshi umuha amahirwe yo kwigaya, nyuma akaza kubona ko ibyo yakoze nabi. Ariko mu gihe wihutiye guhubuka ukamusubiza ijambo ribi, ntabwo uzaba umuhaye amahirwe yo gutekereza yuko ibyo yakoze ikosa, ahubwo azabona ko muri guhangana nawe kandi wamusubije nabi. So ni byiza rimwe na rimwe kubanza tugatekereza mbere y'uko dusubiza. Ibyo bizagufasha kubaho wishimye. Icya kane ngenderaho kimfasha ni ukubaho ubuzima bwanjye mparanira kugira abandi neza nta nyungu mbikuyemo, kuko abantu benshi bashishikazwa no kugira abandi neza, ariko rimwe na rimwe bakumva ko hari inyungu bagomba kubikuramo cyangwa se hari inyiturano bagomba kubikuramo. Umugabo witwa Gandhi niwe wavuze ngo be the change you want to see in the world. Bisobanuye ngo ba impinduka ushaka kubona mu isi. Bivuze ngo niba hari ibintu ubona bitagenda neza ku isi, gerageza kuba opposite yabyo, kugira ngo ubeho wishimye. Niba koko ushaka kuba impinduka nziza ushaka kubona mu isi, ba iyo mpinduka. Icyo bishatse kuvuga rero ni uko ni byiza kuba wagira abandi neza udategereje inyungu, kuko iyo
ukuboko gutanga ni nako kwakira, kandi baravuga ngo gira neza wigendere. Ineza yawe ukoreye abandi, umutima mwiza uberetse uzawusanga imbere. Niyo bo batabikwishyura ngo bagukore neza nk'uko wabagiriye, ariko uba uzabisanga imbere byanga bikunze. So icyo rero nacyo ni ikintu gikwiye kugufasha kubaho wishimye. Niba tuvuge uri kugenda mu nzira ukabona nk'umukecuru uteruye ikintu kimuremereye, ni byiza kuba wamwakira ukamufasha, kuko uba umufashije utamuzi kandi nta n'inyungu uba ubitegerejemo, kubera ko uba ufashije stranger cyangwa se umuntu utazi, kandi uba ukoze neza uba uzasanga imbere mu by'ukuri. Ikintu rero cya nyuma cya gatanu kimfasha mu buzima bwanjye kubaho nishimye, ngerageza kubaho ubuzima bwanjye ntagambire kugira ngo mbeho ubuzima bwanjye ari ugushimisha abantu bose, kuko ushobora kutabyumva neza ukibaza uti se buriya ashatse kuvuga iki. Icyo bisobanuye ni uko kubaho ubuzima bwawe uri wowe, ugerageza gukora ibintu byose mu kuri, udashatse kuba utari we kugira ngo ushimishe abantu, nibwo buryo bwonyine uzabaho wishimye mu buzima. Urugero nabaha, abantu benshi bakunda ko ubasubiza ibyo bashaka kumva. Hari igihe umuntu akubaza ikintu, igisubizo ashaka ko ari yego, kandi mu by'ukuri igisubizo cyakabaye no, ariko kuko ashaka yego, iyo utari umunyakuri nawe umubwira yego yashaka kumva, ariko mu by'ukuri ntabwo uba ubaye umunyakuri, uba ubaye indyarya, kandi umuntu w'indyarya ntaba ari umunyakuri. Ni byiza rero ko tubaho ubuzima tugamije ko tugendera mu mucyo, dukoresha ukuri igihe cyose, n'iyo ukuri kwawe kutashimisha abantu, ariko wowe ugakoresha ukuri igihe cyose, kuko ntabwo ari byiza ko ugomba gukora ikintu cyose ngo ushimishe abantu, kuko baravuga mu Kinyarwanda ngo ntushobora gushimisha buri wese. Niko kuri byo rero, tugerageze tujye turangwa n'ukuri, tuba abanyakuri, uvugisha ukuri kwawe uko kwaba kubabaza uko ariko kose, niyo wakubwira umuntu ukamubabaza, ariko byibuze hari igihe kizagera wakabona ko wamubwizaga ukuri, niyo yaba wenda kuba kutaramushimishije mu gihe wakumubwiraga. Rero kubaho wumva ko ugomba gushimisha buri wese bijyana n'uburyarya nk'uko nabivuze, kandi uburyarya ntabwo buva ku kuri. Murakoze, nizere ko ibi bintu mbasangije hari ikintu biri bugufashemo mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi niba hari ikintu wizemo cyangwa se cyagushimishije, wakomentinga ukatubwira, kandi wanakora like, ugakora share, ndetse ukanasubscribinga kuri channel yacu, kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana n'izindi video tuzajya dusangiza abantu bose, zagufasha mu buzima bwa buri munsi. Iyi channel yacu izajya ikora cyane kuri topics zitandukanye, zibanda cyane ku byo bita mu Cyongereza personal development. Personal development ngenekereje mu Kinyarwanda ni uburyo umuntu abaho buri munsi yiga, agerageza uburyo ki ya developa bimwe mu buzima abayeho buri munsi, bikagufasha guhindura uko ubayeho ubuzima bwawe. Bimwe mu bintu byinshi nzajya mbasangiza ni ibyo nanjye ubwanjye niga bimfasha, yaba ibyo numva mu ma podcast. So podcast ziba ziriho inyigisho nyinshi zitandukanye z'ubuzima. Hariho abantu basangiza abandi uko babayeho ubuzima bwabo. So ibintu byinshi bimwe nzajya mbasangiza n'ibyo numva mu ma podcast. Aba life coaches benshi bamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nzajya mbasangiza numva kandi bampinduriye ubuzima, cyangwa se ibitabo nsoma buri munsi, kuko gusoma ni byiza.
abantu bamwe na bamwe ntabwo bagira umuco wo gusoma, ariko gusoma ni byiza kuko niko wiga. Twiga buri munsi, through reading books cyangwa se gusoma ibitabo bigufasha kugenda wiga ibintu byinshi, bigufasha guhindura ubuzima bwawe. Izi video rero zimwe na zimwe nzajya nkora, zizajya ziba ziserekana ibintu bimwe nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi, yaba tuvuge guhera mbyutse kugeza ngiye kuryama, ibyo nkora kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze bube bwiza. Rimwe na rimwe nzajya mbereka nk'ibiryo bingirira akamaro ndya kandi bitakugoye, ibiryo byacu bya Kinyarwanda. Nzajya mbasangiza amasiporo nkora amwe n'amwe kugira ngo nkomeze mbeho ubuzima bwiza bundinda indwara kandi buzira umuze. Nzajya kandi mbereka ibintu byinshi bitandukanye. Abantu benshi bansabye kuzajya mbereka amavideo amwe yo guteka ibintu bimwe na bimwe, nabyo nzajya mbikora. Nizere ko hari byinshi njye nawe tuziganaho muri iyi video. Muzajya mumfasha kumbwira ibyo mwifuza ko nabasangiza cyangwa se twaganiraho. Tuba tuvuga ku matopic menshi atandukanye, ndetse ntanibagiwe kuri marriage, tuba tuvuga ku bintu bya relationship n'ingo. Nabyo tuba tubivugaho kuko ndubatse kandi ndi n'umubyeyi. Murakoze cyane.